Bene data mwese muteze amatwi ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buhesha ubugingo kuri channel yitwa Imana Ishimwe Clarisse TV. Mbaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, umugisha n'amahoro bibane namwe. Tusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana isumba byose, kukomeje kudufasha ari abatega amatwi ijambo ryawe ari nanjye ukamfasha, hanyuma abantu bakabona ubugingo bwinshi. N'ubu bana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43, dusome umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43, umurongo waho wa 7 ndetse n'umurongo w'8. Haranditse ngo, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Murongo w'8 aranditse ngo, sohora impumyi zifite amaso n'ibipfa amatwi bifite amatwi. Imana ibane natwe. Bene data muneza amatwi aho ndimo kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afrika. Namwe abazatega amatwi ijambo ry'Imana mwese ku mugabane no ku yindi migabane igize isi, nkomeje kubifuriza umugisha n'amahoro by'Uwiteka Imana. Intego y'iri jambo tugiye kureba umuntu w'impumyi ufite amaso kandi ufite n'amatwi atumva. Ese Yesaya yahanuraga iki? Tubanze turebe Yesaya ni muntu ki. Yesaya ni umuhanuzi mu bahanuzi Bibiliya yita umuhanuzi mukuru. Hari Yesaya, hakaba Yeremiya, hakaba Ezekiel, hakaba na Daniel. Hanyuma ukazasanga hari abandi bahanuzi batoya. Uyu muhanuzi ni umuhungu witwa Amos. Yahanuye ku ngoma y'abami 4 mu gihe cy'abami b'Abayuda. Yahanuye ku ngoma y'uwitwa Hezekiya, ahanura ku ngoma y'uwitwa Yotamu, ahanura ku ngoma y'uwitwa Ahazi, ahanura no ku ngoma y'uwitwa Uziya. Yihariye ibintu bibiri. Afite umwihariko mu bahanuzi, afite imyihariko ibiri. Afite umwihariko wo kuba ari umuhanuzi wahanuraga, ariko ibyo yahanuraga akabara birebesha n'amaso y'umwuka. Uyu ni umuhanuzi uhanura ariko anerekwa. Uwo ni umwihariko we. Hanyuma akagira undi mwihariko wo kuba yarahanuye Kristo atarabaho nk'umucunguzi. Uyu turimo kubwiriza mu gihe cye, turi ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mwitangira rye ry'ubuhanuzi mu gice cye cya mbere yahanuriye ubu bwoko bw'Abisiraheli, arababwira ati, yemwe bana b'abantu nimwumva uko Uwiteka ambwiye. Arambwiye ngo nibyariye abana, ndabarera, ndabonsa, ndabakuza, ariko ntibigeze bamenya. Aravuga ati, nka imenya nyirayo, indogobe ikamenya shebuja, ariko mwe ntago mwigeze mumenya, habe no kunyitaho. Imana idufashe cyane, kandi Imana yite ku muntu wese urimo kubwirwa cyangwa urimo kumva ubutumwa bwiza. Hanyuma rero yaragiye ageze mu bice bye 43, agira ubuhanuzi burambuye yahanuye. Ngira ngo ngira icyo mbukubwiraho. Ubundi iri jambo rituruka ku kuba yarahanuraga umukiza uzaza agatanga agakiza atarobanuye ku butoni. Imana ishimwe, Yesu yatugiriye neza. Ni umwami waduhaye agakiza atarebye inkomoko yacu, atarebye kavukire. Ni umwami watanze agakiza ku muntu wese wagahisemo n'uzagahitamo. Yagahaye abagufa agaha barebare, yagahaye impumyi agaha abanyunyutse, yagahaye ibirema, yagahaye abantu bose atarobanuye ku butoni. Hanyuma rero uzasoma icyo gice cyose witonze, usanga uko yabwiraga uwitwa Yakobo. Aramubwira ati, Yakobo nunyumvira mwana wanjye nkunda, nzabana nawe. Nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntago uzashya. Imana imuha amasezerano meza. Hanyuma aza kuzageraho agaragaza yuko hari igihe azamwima amatwi. Aravuga ati, rero ngewe Uwiteka
nzavuga nti, nzahamagara mvuge nti nimutanyumva, nzahamagara mvuge nti ku mpera z'isi hose. Imana ishimwe. Ibi ni ibintu bifite amateka tutavuga mu gihe gito tuba dufite. Mwese abanteze amatwi, ariko mwibuke kagakiza Abisiraheli bateye umugongo Kristo, hanyuma agakiza gahindukirira abanyamahanga. Hano nicyo Yesaya yahanuraga. Yaravuze ati rero nimuramuka mukanze, nzahamagara ku mpera zose z'isi, abantu bose bazakira agakiza, bazitirirwa izina ryanjye. Ni muri urwo rwego rero nanjye ndimo mbabwiriza ubutumwa bwiza Imana yangiriye ubuntu impagakiza. Aravuga ati rero nzavuga nti si n'abantu gusa basanzwe, ahubwo nimurekure n'impumyi zifite amaso, murekure n'ibipfa amatwi bifite amatwi, abantu bose bitirirwa izina ryanjye muzabarekure. Torero ry'Imana, namwe munkurikiye mutagira n'idini, mutagira naho musengera, mwe munkurikiye musengera mu ngo n'ahandi, ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu bafite amaso ariko ntibabone, hakaba n'abandi bafite amatwi ntibumve. Ni bantu ki? None se ubu rwose abantu bagira gutya, umuntu akagura itabi akarigura, amesha abapaki babashushanyirijeho imva, ariko umuntu akagira amahitamo yo kuvuga ngo ndarinywa nzapfe. Ese uwo muntu koko ubwo afite amatwi yumva, afite amaso abona? Umuntu bakamubwira ati nyamuna gusambana bivamo ingaruka zitandukanye, ariko ntago bumva. Inkuru jewe ndi umwana mutoya z'indwara bita sida nayumvise mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi ho gakeya, hanyuma kugeza na n'uyu munsi n'indwara ikivuga. Ariko biratangaje cyane kubona n'uyu munsi hari abantu bahangara bagasambana, bazi neza ko harimo ingaruka zo kurwara sida, bazi neza ko harimo indwara z'ibyorezo, bazi neza ko harimo ingaruka z'uburyo butandukanye, harimo ko abana bawe bazagubwa nabo umutungo wagakoresheje ngo abana bawe babeho neza, ukajya kuwutanga kwa maraya. Wowe ubundi ubwo kufite amatwi urumva, kufite amaso urabona. Imana y'amahoro idufashe. Amagereza ku isi arahari, afite amazina atandukanye, ariko umuntu aragira cyo ngo ati kwiba ni wiba urafungwa, ariko ntago yumva. Aragenda kiba akamanuka akajya gufungwa, akamara y'imyaka kanaka ntazi. Ese ubwo murumva abantu bafite amatwi batumva badahari? Na itwiteho cyane. Kabwira umuntu uti nyamuna nunywa ibiyobyabwenge urarwara, ariko abantu bakanywa ibiyobyabwenge, bakanywa urumogi. Iryo jambo kuyoba ubwenge mujye muryumva neza. Iyobya ubwenge utakaza ubumuntu, iyobya ubwenge utakaza agaciro, nawe ubwawe nta control uba ugifite, kandi bikugiraho ingaruka zikomeye. Ibyo biyobyabwenge munywa biragenda bikangiza ibihaha, izo nzoga mbi munywa ziragenda zikangiza imyijima, mukazapfa mwishwe n'amakanseri y'uburyo butandukanye. Yemwe ko mufite amaso murareba, mbese ko mufite amatwi ubwo murumva. Yesu Kristo wancunguye, ndabasabiye ngo mumwumvire rwose. Imana itube hafi cyane. Bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva. Hanyuma nibabwiriza ubutumwa, urebe niba wowe ureba, mbese urareba, mbese urumva. Iyaba wumvaga ntago wagakubisa umugore wishakiye wabitekerejeho, ntago wakamuhimye ngo umugirire nabi, ntago wakamwinya ibyo kurya no kwambara. Nawe uri umugore ntago wagahemukiye umugabo mwasezeranye, mugasezerana ubudahemuka. Ariko uyu munsi abagore n'abagabo barimo guhemukirana, bikabatera akaga ubwabo, bagatakaza agaciro, abana bakabaho nabi, kubera ko abantu mu minsi y'imperuka bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Umva ijambo ry'Imana
rirambwira ngo nkubwire ngo yewe mwana w'umuntu uteze amatwi ubutumwa bwiza, ndagusaba nkomeje cyane ngo nyamuna reka ingeso mbi. Ubundi uyu muntu ufite amatwi ntiyumve, ufite n'amaso ntabone, ni ikibazo gikomeye. Ubu uyu munsi yamburanya kambwira ati wowe warasaze bite byawe, nge ndarora kandi ndumva. Ariko ibyo ukora n'ibyo uvuga nibyo bigaragaza yuko ufite amatwi adafite icyo akumariye, ufite n'amaso adafite ikintu agufashije. Bigufashije kwitwa umuntu ugenda ku isi, ariko ufite ikibazo gikomeye cyo kutumvira ijambo ry'Imana, ukagerwaho n'ingaruka zikomeye. Kandi ibi byanditswe byera n'ibyanjye nawe hafi na kure nta mupaka. Imbabazi z'Imana zibabeho, ubuntu bw'Imana bubabeho cyane, yemwe bana b'Imana. Kristo Yesu uyu wahanuwe n'abahanuzi n'uyu munsi aracyahamagara, aracyateza amaboko, aracyabasaba ngo nyamuna nimwihana ibyaha mu mwakire, nimwihana ibyaha mu mwizere. Imana idufashe cyane. Yigeze yavuga ku mpumyi irandatindi nayo itabona, yari arimo avuga ku bantu bavuga ko bazi Imana ariko imirimo yabo igahakana ko bayizi rwose ku mugaragaro. Yaravuze ati mwene nk'abo bantu bari impumyi, kandi abo bantu ntago babasha kuyobora abandi. Haravuga ati ahubwo bose bagera imbere bakagwa mu mwobo uko bakabaye. Muri iyi minsi y'imperuka hari ibintu biteye ubwoba bihari. Ubu ndimo ndababwiriza ubutumwa bwiza, ariko ndamutse mbwiriza ibyo nanjye ntakora, nta ngaruka nziza zesha ubugingo zabageraho. Imbabazi z'Imana zitubeho. Bajyanaho ntazi gute se, nanjye naba ntazahonja. Ariko uyu munsi amadini, amatorero arabwira abantu ko ubugingo buhoraho buriho, arabwira abantu ko ijuru ririho, ariko ajya kubona ukabona babivuga nabo ubwabo ntibahazi, ntibanajyayo. Yemwe mwampumyi mwe zifite amaso n'ibipfa amatwi bifite amatwi, Yesu Kristo arabifuriza guhumuka, arabifuriza kuzibuka amatwi, mukamenya neza yuko iyi si izashira, iyi si izarimbuka. Hari umwigisha umwe atanze urugero rwiza cyane. Yaratubwiye ngo umunsi umwe abantu bari hasi kuri etaje yo hasi, hirya yabo haturuka inzoka iteye ubwoba. Hanyuma yarari hejuru muri etaje ya nyuma hejuru cyane, akabona ukuntu ibasatiriye igiye kubarya, ariko bo bibereye mu biganiro bararangaye. Aravuga ati ndabigenza gute? Yari umucuruzi, yari afitemo alimentation, afata imigati arayibatera, avuga ati nibura nibikubita imbere barakebuka barebe. Imigati bikubise imbere baravuga bati Imana iratugaburira, bafata imigati baririra. Imbabazi z'Imana zitubeho. Bakomeza kurangara. Ikintu yakoze ni iki? Yamanuye urubuye runini hejuru, urunombori runini, arukubita umwe muri bo. Hanyuma umwe muri batatse nibwo bakebutse. Ubu uyu munsi abantu bazi ko isi ryoshye, dufite umugisha. Koko natwe turi mu gihugu turimo kurwana intambara yuko gitera imbere, ariko nubwo turimo kurwana intambara yo gutera imbere, twiga cyane, dukora cyane, dushakisha ubuzima. Ese turanazirikana yuko iyi si izagera ku musozo? Bitabaye ibyo, dufite amaso ntacyo adufashije, dufite amatwi ntacyo adufashije. Mana y'amahoro ibasobanurire kuruta uko nabasobanurira ijambo bene data, cyane ko twe tuba dufite n'igihe gitoya. Tugana ku musozo, turasoreza mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibice byaho ni ibice 3 n'umurongo waho wa 18. Haranditse ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara,
kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Iki ni igihe Yohana yari ku kirwa cy'Ipatimo arimo guhorwa ijambo rya Kristo no guhamya kwe. Hanyuma Imana imuha ubutumwa bwo kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Harimo itorero ryitwa Laodikiya. Iri ni itorero ngo ryari ridakonje kandi ntiribire. Imana iramubwira ngo ubambwire ngo ubwo muri akazu yazigiye kubaruka. Kudakonja ntubire nuko utari mu by'Imana kandi ubivuga. Nuko winjira mu rusengero ariko udakora ibyo gukiranukira Uwiteka Imana. Imbabazi z'Imana zikubeho. Amaso ufite akumariye iki, amatwi ufite akumariye iki. Hanyuma ageze kuri uyu murongo aravuga ati rero rwose wowe uri umutunzi kandi nibyo, ariko ndakugira inama kuko ubukire bwawe nta kintu bugufashe nta nicyo bukumariye. Utunzi iki gihe isobanuro cyangwa amakuru n'inyigisho ku byanditswe vuga ko bari abantu bateye imbere cyane, bari bafite inganda zikora imyenda, bari bafite inganda zikora imiti, ariko Uwiteka Imana yabarura no kurimba kwabo akabona bambaye ubusa. Yabareba no kurora cyane kwabo baguze imiti bose bivuye amaso ariko akabona n'impumyi. Byagufasha iki wowe kuba uri umutunzi ukaba utazatunga ngo utunganirwe mu gihe isi izarangira ugera iwabo w'amahoro? Byagufasha iki wowe ureba ukamenya kugenzura ukamenya ibintu byose ubutunzi bwawe ukabubungabunga, amaso yawe akarora aho igihombo cyaturuka n'ibindi bisa bityo, ariko utarora ko iyi si izarangira? Ayo maso yabagufashije iki? Yesu Kristo arashaka ko mu buryo bw'Imana abantu bumva byanditswe byera, abantu bakarora mu buryo bw'Imana, tugahirimbana mu isi koko nibyo, ariko tugashaka n'iterambere mu buryo bw'Imana kugira ngo iyi si umunsi izarangira tuzagere mu bwami bwo mu ijuru amahoro. Shuti wowe unteze amatwi, ndagusabira umugisha, ariko ngusaba ngo rwose ubura amaso y'umwuka, tekereza neza wumve ibi bintu ndimo kuvuga. Mwuka wera aragusobanura ku buryo buhagije. Yewe mwene data, ca bugufi wihane niba uzi ko hari ibyaha ukora. Ca bugufi wihane niba uzi ko hari umukristo ukaba warasubiye inyuma mu idini yawe, ukaba uzi neza ko udakijijwe, ubeshya, urahazwa, urya ifunguro ryera, urabatije, uri na pastori, yewe uri umuyoboke w'idini yawe ufitemo izina rikomeye, ariko niba udafite amatwi yumva icyo Imana ibwira amatorero, ngo ufite amaso arora igihe aho kigeze ku bimenyetso byo kugaruka k'Umukiza, ufite ikibazo. Yesu akugirire neza. Dusenga Imana. Nyagasani, ndagushimiye ko wandikije ijambo ryawe kugira ngo riduhe ubugingo bwinshi. Babarira abanyabyaha bose bazumva ubutumwa bwiza ba hafi na kure. Babarira umuntu wese uri mu idini udakora imirimo igaragaza ko akubaha. Amaraso ya Yesu abeza batunganye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amina. Ndasaba abantu mwese muzajya mukurikira ubutumwa bwiza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Nkeneye abantu tuzajya tubana kuri iyi chaîne yivuga butumwa kugira ngo dufatikanye gukwiririkanya ubutumwa bw'Umukiza Yesu bugera no ku mpera y'isi. Kora share, oherereza abagenzi bawe bashoboka ba hafi na kure. Imana ntizabura kuguha umugisha. Ushobora kumpamagara 0788 51 11 11 38 0788 51 11 38. Yesu Kristo arabakunda, nanjye ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.